yitwa Shana Taylor, niwe bari mu indirimbo yitwa Identity You Satan iri mu njyana ya gospel rap, aho umuntu aba atakaza ubutumwa bw'Imana abunyujije mu njyana ya rap. Iyi ndirimbo yasohotse ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2026, nyuma y'uko indirimbo igiye hanze igakundwa na miliyoni y'abakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye ziganjemo TikTok na Instagram. Ubutumwa bwabo bwaherekejwe n'ubuhamya butagenda tugiye kuvuga muri iki kiganiro. Yabaze gufatwa ku ngufu n'umubyeyi wakwibyara utazuzana imyaka 10. Ibaza umubyeyi wakwibyara yifuza kukwicira ukiri uruhinja. Ibaze gutoranwa na so na nyoko na nyogokuru uzira kuba gusara kumutse mu muryango w'ibibazo gusa. Nubona iki kiganiro hari isomo rikigusigiye, n'ugenda utageze icyo twandikira muri comment cyangwa inama wagira abandi nuko mvisha iyi nkuru. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Mbaye ikaze. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1993 nibwo Shana Taylor yavutse, avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Chicago uherereye muri Leta Illinois. Inzira yo kuvuka kwa Shana Taylor yari igikomere kuri nyina no kuri Shana Taylor nyiri bwite. Se yari umukomiseri w'abakoraga umwuga wo kucuruza, nyina ari umwe mu bakoraga bene uwo mwuga. Se yafashe nyina ku ngufu nyuma y'amezi 9 gusa Shana Taylor aravuka. Ucuruza abakobwa yafashe ku ngufu mama kugira ngo ambyare. Muri icyo gihe cyose cy'amezi 9 Shana Taylor yamaze mu nda nyina ntiyasibaga kwinjiza ikiyobyabwenge cya heroine mu mubiri we. Igikomere cyo kuba nyina yaramubyaye ku mugabo amufashe ku ngufu cyatumye atangira gufata nabi Shana Taylor kwirwa rwego wifuzaga no kumwicira kiri uruhinja. Aha niho Shana Taylor yivugiye ubwe yuko nyina ashatse kumuhanura ku gitanda ngo yikubite hasi. Shana Taylor uko yagendaga akura niko nyina yagendaga yiyakira akanamwakira nk'umwana we. Ubwo yaramaze kuza imyaka 5 y'amavuko, nyina yamwambitse ikanzu y'umweru amubwira yuko se ashaka kumubona anezerewe kandi ko ashaka kumuhobera yambaye ikanzu. Shana Taylor amaze guhura na se yakoze igikorwa kigayitse cyane cyo gufata umukobwa we ku ngufu wari ufite imyaka 5 y'amavuko gusa, kandi amabi yose akora imbere y'umugore we wari mu bizunga bya kokayine. Yari yinjije mu mubiri we atari kubasha gusobanukirwa neza ibiri kuba. Ku myaka 5 y'amavuko nafatiranwe na papa wanyibyariye. Ndabyibuka mama yanyambitse ikanzu y'umweru, ubundi ambwira yuko papa yashaka kumbona amwenyura, ko yashaka kumbona muri iyo kanzu. Icyo ngo yashaka kwari kumpobera gusa. Byarangiye amfashe ku ngufu. Isirwe rya kokayine rimaze kumushiramo, yahise akubita ikintu mu mutwe umugabo we. Nyuma yo gushyira ubwenge ku gihe agasobanukirwa neza amahano umugabo wakoreye umwana we yibyariye, byarangiye umugabo akatiwe igifungo cya burundu kuri iki cyaha. Umugore nawe ajyanwa mu kigo cyita ku barwayi bo mu mutwe nyuma y'ihungabana yaramaze guhura naryo. Nyuma y'uko Shana Taylor atakaje ababyeyi be bakiri bazima, ababyeyi babyara ababyeyi be baramufashe basigara bamurera. Ntabwo yari inshuro ya mbere yari agiye kumara igihe kinini na nyirakuru, kubera yuko na mbere nyina ajyaga amusigayo, hari ubwo yageze kumusigayo amara imyaka 2 ataramuca iryera. Nyuma y'aho se agiriye muri gereza na nyina akagera mu kigo cyita ku barwayi bo mu mutwe, yatangiye kurerwa na nyirakuru wari umuheza nguni cyane mu biraro n'iyobokamana. Gusa ariko nubwo nyirakuru yari umunyedini ukomeye cyane, yafataga nabo umwuzukuru we bikabije. Shana Taylor yakubiswe inkoni nyinshi zirimo izavuga ku mashami y'ibiti, inkoni zo ku mikubuzo n'ibindi bigiye bitandukanye. Kwibagirwa gupfundikira ubwiherero gusa bwa kijyambere byashobora kumukubitisha umunsi wose. Shana Taylor akomeza avuga yuko nyirakuru yamuhohoteraga anifashije zimwe mu nyandiko zo muri Bibiliya. Kubera guhohoterwa kenshi na nyirakuru, yatangiye kugira ibibazo by'ihungabana, aho yari asigaye ajya mu cyumba cyabikogamo ibikoresho akikingirana akigunga, akajya yandika ku nkuta buri saha yose yakubitiweho. Nyirakuru nigeze arekeraho kumubwira amagambo akomeretsa, dore ko yahoraga amubwira yuko azahinduka nka nyina, indaya, umusinzi, wabaswe n'ibiyobyabwenge n'andi mabi yose. Kubera iryo totezwa rihoraho, Shana Taylor yafashe umwanzuro wo kwiyahura, anywa ibinini amanika umugozi kuri vandarateri ngo yimanike. Gusa aterwa ubwoba n'ibyo yabonye muri plafo atarimanika, ibyo we yita umwuka wera mutabaye akiri umwana. Nyuma y'igihe Shana Taylor yatangiye kwigomeka kuri nyirakuru kubera ukuntu yamufataga nabi cyane. Akenshi akajya atoroka akagaruka, gutya akajya atoroka bihoraho. Iki gihe yaje gufatwa ajyanwa mu igororo ry'abana, yamazemo igihe kingana amezi 9. Akiri muri iryo gororero nibwo yatangiye kujya yandika indirimbo mu buryo bw'ibisigo na rap, ubundi akajya arapa mu gihe ari wenyine.
na mbere akibana na nyirakuru yakundaga kumva indirimbo no kuririmba nk'inzira yo guhunga agahinda gakabije. Nyuma y'amezi 9 Shana Taylor yamaze mu iguriro ry'abana yahise ajyanwa mu kigo kirerwamo abana bahuye n'ihohoterwa kimwe n'abagizweho ingaruka n'ibibazo by'umuryango. Muri iki kigo yahasanze umupasiteri wamukoreye ihohotera rishingiye ku gitsina mu gihe kingana amezi 9 yose. Nyuma yo gutoroka ava aho yabarizwaga inshuro nyinshi, ku nshuro 15 yisanze mu bantu babi yakekaga yuko bamufasha. Shana Taylor avuga ko yafashwe ku ngufu n'abagabo 6. Buri ko yembazaga umugabo ngo amufashe niko byarangiraga amufatiranye, gutyo abagabo 6 bose bamufata ku ngufu. Iki gihe abaga ashaka yuko bamucumbikira, ashaka ko banamugaburira. Nyuma yaho yongeye kugarurwa mu rugo, gusa inkuru ye yo guhohoterwa yizerwa n'umukobwa umwe gusa mu bari bayihuriyeho. Guhurira kuri uyu mukobwa n'umugabo umwe bafataga ku ngufu byaje kurangira umugabo afunzwe akatirwa burundu. Nubwo ariko byose byabaga, Shana Taylor yarigaga nk'abandi bana bose nubwo yigaga nabi. Nyuma yo kuzenguruka ibigo 15 byita ku bana badafite imiryango ibitaho neza, Shana Taylor yajyagaruye kwa nyirakuru igihe yari afite imyaka 18 y'amavuko. Nyuma y'ibyumweru 2 asoje amasomo yo mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye, Shana Taylor yasohoye mu nzu na nyina adafite ahantu hariho hose yakitiwe. Nyuma yo kubona yuko nta mahitamo isi yari imuha, yafashe inzira yerekeza mu mujyi witwa Memphis uherereye muri leta ya Tennessee muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yatangiye gukorana n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bazwi nka Gang Disciples. Ibi ntiyabikoze nk'amahitamo ya mbere, kwari ukugira ngo nawe agire umuryango abarizwamo kandi abashe kubaho. Amaze kwiyakira nk'umunyamuryango wa Gangster Disciple, yegereye umwe mu basore bari aho. Uwo musore amubwira yuko agomba kugumana nabo. Kuri yindi nshuro yari yongeye kwizera abantu, yinjiye muri bisi yabo aho bari bamujyanye mu mujyi wa Las Vegas, gusa yisanga ajyanwe muri Miami yabeshywe. Bageze muri Miami, wari utwaye yarahagaze, ubundi umwe mu bakoraga deal z'ibiyobyabwenge no gucuruza abakobwa amuhereza amafaranga binyuze mu idirishya. Shana Taylor yahise asobanukirwa neza iby'ayo mafaranga yahanahanwaga kandi yabyitaho cyane. Nyamara yari ameze nk'uwamaze kugurishwa kubera yuko nyuma yaho yahise agurirwa amakanzu meza, atangira gukoreshereza umusatsi n'inzara nk'uwari ufite ubukwe ku munsi wari ukurikiyeho. Nyuma yo gukorerwa ibi byose byo kwitabwaho n'umugabo utahise, yahise atwarwa kuri hotel. Bamaze kugerayo nibwo yahise atangira kumenya yuko ibintu bitakimeze neza nk'uko byabanje kugaragara, kubera yuko yahasanze abandi bakobwa bari bameze nk'abakubiswe. Icyo gihe ubwoba bwaramutashye, ashaka kuva kuri hoteli, gusa ariko abona yuko nta kundi yabigenza, akomeza gufunga umutsi. Ntibyatinze, Shana Taylor yahise ahabwa icyumba. Akigera mu cyumba yari yahawe, abagabo 7 baramwinjiranye bamufata ku ngufu, baramukubita kuri rwa rwego atarakibasha kwimenya. Nyuma yo kumukorera ibyo byose ntibamurikiye aho. Umwe muri abo bagabo yaramukurubanye amujyana ahantu avuga yuko hari amazi muri Miami, amufatiraho y'umupanga, amubwira yuko ibyo ari byo biba ku muntu iyo adafite amafaranga. Icyo gihe umugabo yari kumwe n'undi mukobwa akomeza kubwira Shana Taylor ko kuva ubwo ngubwo agomba gukora ibyo amutegeka byose cyangwa se agahitamo gupfa. Mu kumwereka yuko yari akomeje, yahise ashira umupanga ku ijosi ry'uwo mukobwa bari kumwe, ahita amwicira imbere ye. Akimara gukora amabi yose, yahise amubwira yuko yishyuye amadolari 22,000 ngo amubone. Nibwo Shana Taylor yahise asobanukirwa neza iby'aya mafaranga yatangwaga binyuze mu idirishya ry'imodoka, ariko nanone akomeza kwibaza ukuntu yahawe agaciro k'amadolari 22,000 we yumvaga yuko kari agaciro ko hejuru cyane. Wa mugabo yahise amugana muri hoteli aho yasanze n'abandi bakobwa, arabegeranya ababwira yuko bagomba kujya binjiza amadolari 1,000 ku munsi. Yasaga nk'uwaranguye agiye gucuruza. Mu by'ukuri ntabwo ari akazi bari bahawe ko kwinjiza amafaranga, ahubwo yari yamaze kubategura nk'abakobwa bazajya bakoreshwa mu mwuga wo kwicuruza ku mbaraga. Shana Taylor avuga yuko yafashwe ku ngufu amezi 4 yose, kandi buri munsi afatwa ku ngufu n'abagabo 9, ngo bamwe muri aba ngaba baga bafite imyaka yo hejuru cyane y'abasogokuru ba benshi muri twe. Shana Taylor avuga yuko nubwo yari anyura muri ibyo byose, yajyaga yumva ijwi ry'Imana rimuvugira mu matwi ngo nihangane. Yakomeje kuba muri ubwo buzima bushaririye, agerageza gutoroka inshuro nyinshi, ari nakakubitwa inshuro nyinshi. Buri ko yabaga yafashwe agerageza gutoroka. Umunsi umwe yafashwe ashaka guhamagara, arakubitwa, yakwa telefone n'ibyangombwa bye birimo n'indangamuntu.
Nyuma y'igihe Imana yaramwiyeretse iramutabara. Shana Taylor yabonye ukuboko kw'Imana binyuze mu mugabo wamusanze muri hoteli. Ubusanzwe abagabo bashaka kugura indaya bishyuraga abacuruza abakobwa babaga barashimuswe, ubundi bakabasambanya ku gahato. Shana Taylor wari umenyereye yuko umugabo wese winjiye mu cyumba cya hoteli yabaga arimo yabaga aje kumwinezezaho kubera yuko abaga yishyuye. Umugabo umwe yaramutunguye cyane bitewe n'imyitwarire n'uburyo yamufashije. Hinjiye umugabo aramubaza ati, urashaka kuba aha ngaha? Undi nawe ati, ngwino ukora ibyakuzanye turabazi. Mbese asa nk'umubwira yuko bose ari bamwe. Wa mugabo aramubwira ati, ndasubiramo, urashaka kuba hano? Shana Taylor aramusubiza ati, oya. Wa mugabo amubwira yuko ataje kumubaza cyangwa se kuryamana nawe, ahubwo amubwira yuko agiye kumujyana aho bategera bisi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahazwi nka Greyhound. Wa mugabo ahagaze ku ijambo rye amugeza aho bategera bisi. Shana Taylor wasaga nk'aho atari kubyizera, afata bisi imusubiza mu mujyi witwa Chattanooga yavuyemo mbere yo kuzanwa muri Miami wa mugabo yamugurishirijemo. Nubwo ubuzima bwe butari buhindutse mu birebana n'amikoro, gusa mu bijyanye n'umudendezo hari cyari ikintu gikomeye cyane kandi cyagomba kumufasha. Muri uyu mujyi witwa Chattanooga yahamaze imyaka igera kuri 15 ahashakira umugabo yakekaga yuko azamubera mwiza akamuhoza amarira yose yarize. Gusa ngo siko byagenze, ngo nawe yaramuhohoteye mu buryo bw'amagambo yamubwiraga, mu buryo bw'amarangamutima no mu buryo bw'umubiri. Ubwo Shana Taylor yashakaga umugabo yari afite imyaka 19, mu gihe umugabo we yari afite imyaka 33 y'amavuko. Atitaye ku kuba uyu mugabo yari afite abana, Shana Taylor yaramukundaga akamufata neza umugabo we. Gusa urukundo rwe yarujyanyemo amarangamutima menshi, nyamara umugabo we atari yitayeho. Nyuma yo kumenya yuko umugabo we yamucaga inyuma, nawe yatangiye kujya amuca inyuma mu buryo bwo kumwihimuraho. Icyaha ngo yaje guhanirwa n'Imana. Shana Taylor yaje kubyara imfura y'umukobwa, gusa Imana imubwira yuko agiye guhanirwa amakosa yakoze. Nubwo Shana Taylor yari yishimiye kubona umwana we w'imfura, yarabizi yuko Imana izamuhana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kubera yuko yakoze ikizira imbere y'Imana. Shana Taylor avuga ko umunsi umwe yabyutse muri gitondo yumva ikintu kimurya munsi y'ikirenge. Agiye kwa muganga asanga ni kanseri ya melanoma. Iyi ni kanseri mbi cyane. Abakurikiye amateka Bob Marley barabizi yuko iyi ndwara ariyo yamwishe. Nk'undi mubyeyi wese, Shana Taylor yahise atangira kwibaza uko byagenda aramutse apfuye agasiga umwana we udafite se, akibaza uko umwana we yabaho. Asaba Imana kuzamurindira umukobwa we igihe azaba atakiriho kubera yuko yumvaga yuko kurokoka byagorana cyane. Yatangiye kujya ajya kwa muganga ahabwa ubuvuzi bwa kanseri. Nyuma y'amezi 3 aho ubwo buvuzi byaje kurangira, dogiteri amubwiye yuko nta kanseri akiri kumubonamo. Ibintu byamushimishije cyane biranamutungura. Nyuma y'imyaka 33 yongeye guhura na nyina wari usigaye arwaye indwara ya stroke itaramwemereraga kubumbura ururimi ngo avuge. Iki gihe sekuru, nyirakuru, mushiki we n'abishwa be babiri bari baramaze kwitaba Imana. Ngo Imana yamusabye yuko bose agomba kubaririra kandi bose akababarira abamugiriye nabi. Nyuma y'ibyo bibazo byose, Imana yashumbushe Shana Taylor kumuha umugabo yifuzaga bakiri kumwe n'uyu munsi. Imuha ubutunzi nyuma yo kuva mu nzu ya leta yaberagamo ubuntu. Nk'umuturage utishoboye ajya mu nzu ye. Nk'uko abyivugira ngo Imana yamusabye kujya atangaza ijambo ryayo binyuze mu mpano yari afite mu gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Yifashishije ubwenge buhangano bukora umuziki buzwi nka Suno AI. Yatangiye kujya yandika indirimbo, agashyira ijwi rye muri Suno, ubundi ikamutunganyiriza indirimbo ye bitamusabye kujya muri studio. Icyo Suno yamufashaga kwari kumuremera beat na instrumental no gushyira indirimbo ze mu ndimi zose zigiye zitandukanye. Naho ibijyanye na melody, kwandika amagambo no kuririmba, ibyo byose byari ibye. Uko nako yabigenje ngo ku ndirimbo yitwa I Denounce You Satan. Mu magambo make asobanura, Shana Taylor ni umugore watsinze intambara nyinshi z'umwanzi Satani. Ni umugore wizeraga Imana ukizana n'uyu munsi. Ni umugore wahimbye I Denounce You Satan atagamije kwamamara cyangwa kubona amafaranga, ahubwo ari kuvuga mu ncamake y'imibereho ye. Shana Taylor ashishikariza abandi bakobwa n'ababyeyi bari kunyura mu buzima nk'ubwo yanyuzemo gusenga, ngo kubera yuko tutarwana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka n'amategeko y'isi agoranye.
ahangaha ntabwo haburamo isomo. Hari abantu benshi bumva yuko bahawe amahirwe yuko bagiye kujyanwa hanze bagahabwa akazi, nyamara batazi neza yuko bafitiye ubushobozi bwo gukora, babizi yuko nta mpamyabushobozi bafite zibemeza yuko akazi bagashoboye cyangwa se zibahesha uburenganzira bwo guhabwa akazi. Abantu benshi bari gucuruzwa muri ubu buryo hirya no hino ku isi. Hari abantu benshi bakomeza guhohoterwa mu bihugu bitari ibyabo, bari bazi yuko bajyanwe n'akazi. Uretse n'akazi gasaba impamyabushobozi, n'akazi k'ubukozi bwo mu rugo bwo mu bihugu byo hanze, n'akazi ko kwitonderwa no kugira amakinga menshi. Ukeneye kumva ubuhamya bwose bwa Shana Taylor, wanyura kuri link iri muri description y'iki kiganiro. Ushaka gukurikirana ibiganiro bya Shana Taylor n'ubuzima bwe bwite, ngo wamusura kuri website yitwa www.iamshanataylor.com. Ndabashimiye, nitwa Nsengiyumva Olivier. Iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Naho ubutaha.